Tubahe ikaze mwese mukurikiye ibiganiro kuri uyu muyoboro, by'umwihariko aho twigira hamwe ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Turi ku cyigisho cya 7, uyu munsi turi ku ngingo kwa mbere ivuga ngo ibyitegererezo. Ni ingingo ishishikaje tugiye kurebera hamwe. Roromodo wa mugani. Ubwo rero turaza kuyisangiraho ibitekerezo byinshi, mbibutsa ko ibitekerezo runaka ushobora kugira ku ngingo muri comment section ushobora kutwunganira, cyangwa se ibibazo runaka tukazabiganiraho mu ngingo zigenda zikurikira. Abo tubanye rero kuri urubuga, wenda naho ubonye iki cyigisho, ntekereza ko byaba ari ibintu byiza, igitekerezo cyawe nacyo kiradufasha cyane. Ndishimwe Josue rero ndi kumwe na Master Guide w'amahoro Letitia, akaba dufasha cyangwa se dufashanya kugira ngo dukomeze dusangire icyo ijambo ry'Imana ritubwira, by'umwihariko muri ibi byigisho. Uyu munsi rero reka nihute kugira ngo tugere ku ntego, ariko arabanza dufashe mu isengesho, none duhite dutangira ku buryo bwagutse. Data twese, nanone turagushimye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Amena. Wabanye natwe muri iri joro, uduhaye kubona umunsi mushya n'ayandi mahirwe, izina ryawe nirihimbazwe. Amena. Turagusaba ngo ubane natwe muri uyu mwanya. Aya mahirwe tugize ntituyapfushe ubusa. Kandi ndagusaba ngo Mwuka Wera wasezeraniye abiga ijambo ryawe abane natwe muri uyu mwanya. Amena. Ibyitegererezo, tugiye kureba ibyitegererezo dukwiye kurebaho, tugakomeza urugendo rugana iwawe mu ijoro. Yego. Utubere umwigisha, natwe twemere kuba abigishwa ku birenge bya Kristo, mu izina rya Yesu. Amena. Amen. Urakoze cyane. Ubwo rero tureta dutangira nyirizina. Baratubwira ngo mu bihe bimwe cyangwa ibindi, twese twagiye tugira abantu twishimira, maze tugashaka kumera nkabo. Ku bana birushaho kuba ingenzi mu buryo bwihariye ko bagira abantu beza bafataho icyitegererezo. Bibaye byiza cyane, uwo muntu yaba ari se cyangwa nyina. Uko bagenda bakura, bazajya babona abandi bantu bafataho ibyitegererezo. Wenda bakaba bafite aho bahuriye n'ibyo bakora, cyangwa ibintu bigeze basoma ku buzima bw'abandi bantu. Bashobora no kwiga uburyo abantu batandukanye bo muri Bibiliya bagiye bahangana n'ingorane, maze bakabigereranya n'imibereho yabo bwite. Ibi bintu ntibisanzwe. Josh, Karame. uzakore ubushakashatsi. Yego. Ufate nk'abana 10, bahagarike hariya, babaze ngo wumva nukura wakwigana nde. Ubonamo abavuga papa na mama ni bake cyane. Ako kantu nayigiye kukakubaza wa mugani. Ababyeyi turiho urubanza. Urumva icyo kintu ngo byakabaye byiza, ari se cyangwa nyina. Umwana utangiye no gusobanuka baza ngo roromodo wawe, akavuga ngo mama. Biragoye. Ni ikibazo gikomeye. Bisaba akazi gakomeye, buretse ko nanone aho ushobora kumvamo gakeya. Abana nabo bakunze guhita bigereranya n'abantu bisumbuye cyane, nyine ku buryo aba yumva ari urugero rw'igitangaza. Uretse ko wamugarura umubyeyi mwiza uko biri kose, ushobora kubona, ariko ko abantu bakura hari igihe nk'umuntu mukuru. Yego. Umuntu uramutse ubajije abasore, dufata abasore bari mu kigero cyawe, kababaza ngo wumva wifuza kuzubaka urugo nk'urwa papa wawe? Amena niba bavuga ngo yego. Amina. Abakobwa kamaze wumva wifuza kuzaba umugore ushimwa, umugore nka mama wawe? Niba yavuga ngo yego, amen. Amen. Ako se niba atabivuga birababaje. Niba se yavuga ati naba nka mama ariko sinzagira umugabo umeze nka papa? Noneho mu muco nyarwanda hari n'imigani ibamo ngo ushatse ngo nimba uko nyina yashatse amaramazu. Yego. Urumva biragoye cyane. Dukomeze. Reka twikomereze. Ngo ikibabaje mu itangazamakuru ryo muri iki gihe kuzuyemo ibyitegererezo bibi. Tugabwaho ibitero n'inkuru zifite imitwe y'akataraboneka zisobanura ibibazo
bibyutsa irari ry'ubusambanyi n'imibereho y'umwaku igaragara ku bantu b'ibimenya bose. Abantu b'i Filipi basomaga inzandiko za Pawulo nubwo icyo gihe batasomaga ibyo kuri interineti, kuri murandasi, nabo ntibaburaga gusakirana n'ibibazo bimeze bityo. Ukuri rero ni uko isi Pawulo yari arimo yari yarononekaye, yari mu busambanyi ndetse n'ibibi nk'uko bimeze mu isi yacu yo muri iki gihe. Nta byo kwitwaza ngo none se ngo abantu bakira ngo bo ngo bari bibereyeho neza ngo nta interineti yari ihari. Nta interineti yari ihari, ariko buri wese burya ageragezwa ibikwiranye n'igihe kigego. Ngo ahatuzengurutse hahozeho kandi hazakomeza kuba ibibi bihagije kugeza ku mperuka. Niyo watandukana na telefone na interineti, ariko ibitero ntabwo wabibura. Yego. By'ibyitegererezo bibi. Sinzi hari isomo harya twari kureberamo hano. Baturangiye gusoma mu Bafilipi 13:17 kugera 19. Pawulo yaravuze ngo bene data mugere ikirenge mu cyanjye muhuje imitima kandi mwite kubakurikiza ingeso zacu izo mudufiteho icyitegererezo. Hariho benshi bagenda ukundi abo nababwiye kenshi, nanone ndabababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Abagenda ukundi, abagenda ibitandukanye n'ibyo Pawulo yabigishije, ni abanzi b'umusaraba wa Kristo. Ngo amaherezo yabo ni ukurimbuka, imana yabo ni inda. Biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Imana yabo ni inda. Abanzi b'umusaraba wabumvise? Yego. Imana yabo ni inda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Batubajije ngo mbese abantu b'intangarugero mu byiza n'intangarugero mu bibi bagaragazwa bate muri iyi mirongo? Ni ibiki byerekana itandukaniro riri hagati yabo? Yego. Ku murongo wa 17 twabwiwe ngo mugere ikirenge mu cyanjye muhuje imitima. Hari ikintu nkundiye Pawulo yageraga ikirenge mu cya Kristo. Yego. Hari ikintu nkundiye Pawulo kindi. Yari ku rwego rwiza rwo kugenekereza, ku buryo yanavugaga ati nanjye munyigira. Abantu baragoye, nigeze kumva muravuga ngo hari n'abigisha ngo bakavuga ngo mwumve ibyo mvuga nimurebe ibyo nkora. Yarageze ku rwego rwo kubabwira ati byibura mubikore mutya. Yego. Birumvikana ko rero niba nkora uku namwe abari ko mukora. Ubwo ibyo twabikompara cyangwa twabigereranya na ya mibereho yacu y'inyuma y'amarido. Ese wamuga n'umuntu yakubwira atyo? Uzi ryagomwa ryacu kwa kwikubira bya bindi dufite twe. Ngo muhuje imitima, muri make ibyitegererezo byiza. Bahuje umutima, bita ku bakurikiza ingeso za Gikristo izo bafite icyitegererezo. Ariko noneho abagenda ukundi, yaravuze ati abo nababwiye kenshi, nanone ndababwira ndira ko abo bantu ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Bene abo ngabo rero imana yabo ni inda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Imana yabo ni inda, biratana ibiteye isoni byabo. Imana yabo ni isi. Uzi ko iryo jambo risobanuye ibintu by'ibanze n'ubundi biri bikuba secularization cyangwa rusange ku isi. Yego. Abantu basigaye birata ibintu biteye isoni. Wigeze wumva, sinzi umuntu watubwirije ikibwirizwa ari kuvuga uburyo biteye isoni kumva yuko ngo umukobwa ushobora nko kumubaza ngo uri isugi, ngo noneho ngo akakubwira ngo iwacu se bararoga cyane. Urumva, ibaza icyo kintu kibwiye umukobwa w'umwizera akagusubiza atyo. Urumva ryakabaye ikibazo kuko ka kantu kanabaye, ariko se noneho ari no kubyigamba. Abaye ahari ari isugi nibwo yaba afite ahubwo igisebo. Nibwo afite igisebo. Ngo ntitugomba guhusha urukundo Pawulo yari afitiye abantu batari bahuje imyumvire nawe. Yarabaririraga. Ni ukuri nubwo yavugaga ati mubirinde, ariko yarabaririraga. Nimurebe nanone ukuntu atabita abanzi be, ahubwo akabita abanzi b'umusaraba wa Kristo. Yego.
yari amaze kubabwira ati mugere ikirenge mu cyanjye, ari kuvuga ati uriya utagenda nk'uko ngenda, uriya ni aduyi, uriya mumwirinda aranyanga. Ariko siko yavuze, yaravuze ati ni abanzi b'umusaraba wa Kristo. yego. Pawulo yemera ko hariho ibibazo birushijeho kuba bikomeye, by'umwihariko nk'ibibazo by'uburyo, nk'ikibazo cy'uburyo umusaraba usenya insika maze ukadushyira ku rwego rumwe nk'abanyabyaha bakeneye umukiza. Nanone kandi ikintu abantu b'i Filipi badakwiriye kwirengagiza ni ukwibanda ku byitegererezo byiza, ntibibande ku bibi, kwitegereza bitonze abafite imyifatire yo mu buzima imeze nk'iya Pawulo. Hari ikinejeje, komeza, ikinejeje cyane. Ikinejeje cyane rero ni uko Pawulo akoresha imvugo nk'iyo yakoresheje aburira ab'i Roma ubwo yababwiraga ati kwirinda abazana ibyo gutandukana n'ibigusha binyurana n'ibyo bize no kubazibukira. Kuzibukira ubwo ni ukureka burundu, bivuge ngo umuntu uzana ibyo ngibyo kumuzibukira niba yari ari ku rutonde rw'inshuti zawe ntabwo muhuje icyerekezo, kandi bitavuze ko nimuhura uzamutuka cyangwa ngo ugire ute utandukane nawe, we kwifatanya nawe ari kumuririra umusengera. Hego hari akantu kandi nkunze hejuru ngo yarabaririraga, ariko ngo nimurebe nanone ukuntu atabitaga abanzi be, ahubwo akabita abanzi b'umusaraba wa Kristo. Hari ikindi kintu hano gihari, uzi ko hari ukuntu umuntu ashobora kuba agendera mu mahame atari meza, aho kugira ngo umukebure umwereka yuko wenda ibyo nimba atabikoze, cyangwa nanone ugende mu nzira zitarize, wowe ugahita umugira umwanzi wawe ukanamuhindura igitaramo. Yego. Ahangaha bitandukanye n'uko Pawulo yabikoraga. Yego. Yagenderaga mu nzira zabo, ariko bari abavandimwe, kandi akabaririra. Buriya umuntu ukuririra akwitayeho. Ariko Yesu wibuka amagambo yavuze ngo mukunde abanzi banyu musabire ababarenganya. Burya rero urwo rukundo rwo kumusabira no kumuririra, urwo ni rwo Kristo adukeneyeho. Ku murongo usoza baravuga ngo abayobyaga abandi i Roma bagaragazwaga nk'abatari imbata z'umwami wacu Yesu Kristo, ahubwo ko ari imbata z'inda zabo. Ariko iyi nda we, umunyarwanda bavuze ngo mu nda ni kure, ubanza ari kure koko. Inda ariko ifite ikindi kintu isobanuye ahari, ni indamo z'iby'isi byose no kwikubira no kutirinda no kugira byose. Ariko hari n'umuntu ubwira uti iki kintu ntabwo ari cyiza ukireke, bahita akubwira ati ariko bite ibintu Imana yaduhaye byose ni ibyo kurya, ni ibyo kwishimira. Undi akakubwira ati ubuse nintabirya bwo nzabura gupfa. Unyibukije igitekerezo, reka nyikoreshe cy'umushuti wanjye ho gato. Twaganira ku byerekeye imirire, ambwira ikintu ngo adashobora kuvaho, ariko kiratangaje. Ndamubwira ndetse nta kindi kintu wagisimbuza. Ati mu buto bwanjye no mu rugo n'ababyeyi banjye twakuze ariyo menu y'ingenzi ku bintu dukoresha mu rugo. Ati sinabivaho. Ibyo nari mbimubwiye iki? Mubwiye ibyerekeye imyizerere no kuba yahindura imyizerere akaza no gusenga. Aravuze ati Adventiste karakari mu bintu bitatuma mpaza. Turebe ngo Yesu, nubwo Yesu ari we cyitegererezo rukumbi gitunganye, hari n'abandi bantu bashobora kuba intangarugero mu nzego runaka. Tukiri aho se, ni ikihe cyitegererezo wowe uha abandi? Ikibazo gikomeye cyane. Ese umuntu yahagarara hariya akavuga ngo Roromodo wanjye ni Letitsi, ni Joshua? Yego. Nawe uri kwiga iyi ngingo wibaze, hari umuntu wavuga ngo nzaba nka kanaka, icyama nkagenda nkamera nka kanaka? Dutangira ingingo bavuze ngo ababyeyi bo bagomba no kugira imirimo ituma abana babo babafata nka ba Roromodo. Yego. Ubwo niba rero ufite umwana,
reba imbuto umwerera koko iyo ari kumwe n'abandi bana nyine uri ishema rye ku buryo yumva koko hari imico mbonera yakwigiyeho, hari ukuntu umuntu uko byagenda kose nubwo umwana ataba wenda mu buryo buziguye bwose urumodo we, ariko akaba afite imico mbonera avuga ati iyi mico koko uyu mubyeyi wanjye arayifite, nanjye nzayubahiriza mu buzima bwose. Icyo cyo birahari, cyangwa ahubwo wa mugani ibibi nibyo byinshi bashobora gutekereza. Ngayo nguko rero, ubwo rero twarebaga iyi ngingo yo kuwa mbere avugaga ngo ibyitegererezo twakunze gukoresha rumodo cyangwa abantu batubera abasitari bacu cyangwa se abantu batubera intangarugero, abo kwigiraho. Ubwo rero muri comment section ushobora kudusangiza igitekerezo cyawe. Turabashimiye rero ko mwafasha akanya mukabana natwe kuri iyi ngingo by'umwihariko. Reka Letitia dufashe mu isengesho dusoza. Buriya ko ari igihe wasenze wadusoza. Reka dusoze. Urakoze Yehova Mana idukunda, kubw'isezerano ryawe kuba twari kumwe nawe ndetse ukaduha iri jambo ry'umwuzuro, izina ryawe ryo gucyubahiro. Amen. Tubonye ko tugomba kuba ibyitegererezo bitari n'ibya kera ngo twumve ko tuzaba ibitangaza mu gihe kizaza, ahubwo n'uyu munsi. Ariko se koko turi ibyitegererezo ku bandi? Aho ntituri intaza zo gukora umurimo wawe? Turindira iminwa n'imitima bye kugukoza isoni. Amen. Ahubwo amahoro yawe atagereranywa abane natwe. Tubisabye twizeye mu izina ry'umwana wakunda Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu. Amen.